World Mission Report. Mu byuzi hari ibyo wafashe byinshi ukiri mutoya, hari ibyo wibuka n'ibyo utibuka, hari n'ibyo uri kwigisha abana bawe ngo bafate nabo mu mutwe. Mbese hari ibyo wibuka? Njyewe ndibuka nkiri muto nafashe umurongo wo muri Bibiliya muri Yohana 3:16. Ahari nawe ushobora kuba wibutse ko wawufashe, kuko Imana akunze abari mu isi cyane. Ndabasuhuje, tugeze mu mwanya w'amakuru y'ahandi. Amakuru y'uyu munsi afite umutwe uvuga ngo kubika ijambo ry'Imana. Kubika ijambo ry'Imana. Iyi nkuru ni iy'umugore witwa Olivia wo muri Korea y'Epfo. Tukaba twarateguriwe na Andrew M. Siena, mukaba mugiye kuyumva mu ijwi rya Noah Emmanuel. Icyo nababwira rero ku bijyanye n'iyi nkuru muri Korea y'Epfo ni uko iki gihembwe divizo y'amajyaruguru ya Zana Pacifique iri gushyira imbaraga nyinshi muri gahunda yo guhugura abana kugira ngo bazabavuga butumwa binyuze mu mushinga w'amatora y'Isabato 13 ugamije gufungura ikigo cy'amahugurwa y'ivugabutumwa muri Korea y'Epfo. Ariko kandi umugore wo muri Korea y'Epfo witwa Olivia avuga yuko amahugurwa ahera mu rugo. Yatangiye guhugura umwana we ubwo yari agitangira kuvuga. Iyi nkuru y'uburyo Olivia yabibye ijambo ry'Imana mu mitima y'abana be niyo ngiye kubabwira. Tega amatwi ukurikire. Ubwo David yari afite amezi 18 y'ubukuru, nyina yatangiye kumusomera ibitabo 4 bitoya. Buri gitabo cyabaga gifite isomo ryo muri Bibiliya kandi kirimo n'amashusho. Igitabo cya mbere cyari gifite Zaburi ya mbere, igitabo cya kabiri gifite Matayo igice cya 5, igitabo cya gatatu gifite Yohana igice cya 14, icya kane cyari igitabo cy'Abakorino ba mbere igice cya 13. Nyina yamusomeraga ibyo bitabo igihe yabaga abyutse mu gitondo, yabimusomeraga igihe yabaga agiye kuryama nijoro, kandi yabimusomeraga no ku manywa. Mu gihe kingana n'ukwezi kumwe, David wari ukiri muto, wari utaramenya kuvuga neza, yari amaze gufata mu mutwe ibyo bitabo uko ari 4. Uyu munsi David afite imyaka 17 y'ubukuru, kandi amaze gufata mu mutwe imirongo muri Bibiliya byibura iri hagati ya 350 na 400. Urumva ukuntu ari myinshi? Ibyo bishoboka bite ko umuntu abifata? Nyina wa David witwa Olivia Kim yari yaragiye kuri nyirabukwe wari warigishije abana 4 yareraga gusoma no kwandika binyuze mu gufata mu mutwe imirongo muri Bibiliya. Nyina wa David yaranezerewe cyane, maze ubwo yabonaga uburyo Bibiliya ihindura imitima y'abana bato, yifuzaga ko igihe azaba amaze kuba umubyeyi nawe azigisha abana be Bibiliya. Yatangiye gusoma ibyo bitabo uko ari 4 byari byarateguwe na nyirabukwe. Uyu munsi wigisha abana bawe iki kijyanye na Bibiliya? Mbese ujye ubasomera? Reka dukomeze twumve. Igihe Olivia yabaga arimo gusoma, umwana we David yabaga areba amashusho kandi ateze amatwi. Nta kintu ashoboraga kumva igihe yabaga ateze amatwi, nubwo David yabaga we ataramenya gusoma. Nyuma y'ukwezi kumwe yari amaze gufata mu mutwe ibyo bitabo byose uko ari 4. Igihe nyina yamwerekaga ishusho, David yahitaga ayimenya kandi akavuga amagambo ari kuri urwo rupapuro rw'igitabo. Olivia yaratangaye cyane kuko uwo mwana nibwo yari agitangira kuvuga no gutondeka neza amagambo ku buryo akora interuro nyine ikumvikana. Urabyibuka iyo abana bato bagitangira kuvuga. Nyina yateguye ibitabo bindi, ategura igitabo cya Zaburi 121, Abalewi igice cya 6, ndetse n'ubutumwa bw'abamarayika 3 buboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 14. Kandi nyina yongeye amategeko 10 y'Imana aboneka mu Kuva 20, ndetse n'imigisha hamwe n'imivumo biboneka mu gitabo cyo mu Gutegeka kwa 2 igice cya 28. Mu gitondo, ku manywa na nimugoroba, Olivia yahamagaraga Dawidi umuhungu we David, bakamara iminota iri hagati ya 20 na 30 amusomera ibyo bitabo. Ibyo bitabo nabyo David yabifashe mu mutwe. David na nyina
bishingikirizaga ku mirongo yo muri Bibiliya ya buri munsi. David yagiye kwiga mu kiburamwaka muri nasari, aho rimwe na rimwe umwarimu yerekanaga amashusho mu gihe cy'ikiruhuko. Amashusho akunze gukoreshwa muri Koreya ni amashusho rimwe na rimwe aba ateye ubwoba. Umunsi umwe nyuma yo kureba aya mashusho, David yagize ubwoba maze yirukaga agana mu cyumba cy'aho mama we arara. Yaravuze ati, mama, ndumva afite ubwoba. Nyina yaramubajije ati, ufite ubwoba? David yaravuze ati, nibutse amashusho nabonye uyu munsi mwarimu atweretse, none ndumva afite ubwoba. Nyina yaramubwiye ati, ntugire ubwoba kuko Imana iri kumwe natwe. Iyi nzu irinzwe n'Imana, abamarayika baraturinze. Ngaho reka tuvugire hamwe twese Zaburi 121. Umwana na nyina bavuze Zaburi 121 itangizwa n'amagambo agira ati, nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabazwa kwanjye kuzava he? Gutabazwa kwanjye kuzava ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amena. Ikindi gihe David yaratangiye kugaragaza imyitwarire itari myiza nk'uko bibaho mu gukora kw'abana. Ubwo yari afite imyaka 4 y'ubukuru, yatangiye kwitwara nabi. Ntabwo yashakaga koga mu maso, koza amenyo cyangwa gutondeka neza ibikinisho bye. Nyina yabaga ahugiranye mu mirimo mu rugo, yoza ibikoresho byo ku meza, amesa kandi yita no ku mwana mutoya w'umukobwa ukurikira David ufite amezi 6. Isaha David yari asanzwe aryamiraho yari yahindutse, hayongereyeho isaha imwe yose. Nyina yumvise abangamiwe no kubona David akomeza gukina no kwirukanka hirya no hino mu nzu. Yananiye kwihangana maze aramukabukira ati, kuki uri gukora ibyo? Wakoze ibyo nakubwiye. Uwo muhungu yagize ubwoba. Ntabwo nyina yari asanzwe amubwira cyo kuva yavuka. Yarebye nyina mu maso, nyina nawe aramureba. Nyina yumvise yicujije impamvu amukabukiye. Ubwo bombi bari bahagaze batagira icyo bavuga, isomo ryo mu Bakorinto ba mbere igice cya 13 yaje mu kanwa ka nyina maze atangira kurivuga bucece. Nubwo navuga indimi z'abantu maze singire urukundo, naba ameze nk'umuringa. Olivia nawe yarebye umuhungu we David maze abona avuga bucece ari kuvuga iryo somo ryo mu Bakorinto igice cya 13 Abakorinto ba mbere. Yaramwenyuye, bombi barahoberanye. Nyina aravuga ati, mbabarira kuko nagukabukiye. David yaramwenyuye maze arushaho guhobera nyina. David yambaye imyenda ye neza yo kurarana, yoza amenyo ye neza, ajya kuryama. Wumvise ukuntu bahana abana neza mu kinyabupfura. Uyu munsi David akunda gufata mu mutwe imirongo yo muri Bibiliya kandi afite imyaka 17. Mushiki we Abigail afite imyaka 3 y'ubukuru kandi nawe ari kwitoza gufata mu mutwe ibitabo 4 bya mbere David yafashe. Nyina nawe yafataga mu mutwe buri kintu cyose abana bafataga mu mutwe. Yabonye ko iyo yigisha abana be gufata mu mutwe amasomo amwe n'amwe yo muri Bibiliya, nawe aba yafata. Aravuga ati, ndizera ko imirongo yo muri Bibiliya dufata mu mutwe uyu munsi izafasha abana bacu umunsi umwe ubwo bazaba bamaze kuba abavugabutumwa bwiza bw'Imana. Bantu banjye, nimusengere Olivia ndetse na buri mubyeyi ushaka kubiba ijambo ry'Imana mu mitima y'abana be, abigisha kuyifata mu mutwe. Nimusengere imiryango ibiba imbuto y'ivugabutumwa. Nimusengere ikigo cy'amahugurwa y'ivugabutumwa kizafungurwa hifashishije amaturo y'Isabato 13 muri Koreya y'Epfo. Tubashimiye ko muri gutegura amaturo yanyu y'ubushake. Muzatura ku itariki 29 Werurwe. Bibutse ko aya maturo tuzatura ku Isabato 13 ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatatu. Murumva neza ukuntu uyu mubyeyi Olivia yigishije abana be gufata imirongo ya Bibiliya mu mutwe. Nanjye nimba umubyeyi ejo bundi nimbyara, nzigisha abana banjye kujya bayifata. Mbese wowe bigisha iki? Abana bawe ari ikintu wabigishije? Njyewe nzi umuntu wafashe igitabo cy'ibyahishuwe mu mutwe. Nzi n'uwundi wafashe igitabo cya Matayo mu mutwe. Mbese wowe wafashe iki? Hari umuntu nzi ujya uvuga Zaburi 121 yose. Hari n'undi nzi
uvuga igitabo igice cya 2 cya Matayo cyose mu mutwe. Mbese ari icyo wibuka wowe wafashe mu mutwe? Reka twese dufatanyirize hamwe kwiga ibyanditswe byera, tutebutse kugaruka kwa Yesu. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Wowe wumvise aya makuru y'ahandi, ndagusaba ngo uyasangize abandi nabo bumve inkuru. World Mission Report.